ubu butumwa n'ubwahinduye ubuzima bwanjye, and it will change yours also. nakwifuza ko namwe kandi buzahindura ubuzima bwanyu. And so a special invitation to the guests who are here this evening. Ngaho rero geza ubutumire ku nshuti yawe to keep coming to hear these messages. nanjye ndageza ubutumire ku bashyitsi bose bari aha ngaha kugira ngo rwose bazakomeze kuza. And may God bless us as it strengthens our faith in Jesus. kandi Imana ibahe umugisha mu gihe ubwo butumwa butwongera mu imbaraga muri Yesu. Thank you also for the beautiful music that was sung, Kabashimire ndetse n'indirimbo nziza zaririmbwe, reminding us to stay on the right road and stay away from the evil one. zitwibutsa ko dukwiriye gukomeza ku inzira yacu twatangiye kandi ko Satani adakwiriye kuduhagarika namba. As we spend time together here every evening, uko rero tuzagenda tugira ibihe buri mugoroba ikurikirana, I want to promise you three things. ndagira ngo mbasezeranire ibintu bitatu. Firstly, that whatever we share will be from the Bible. Icya mbere ni uko ibyo tuzaganira byose nibiva muri iki gitabo ijambo ry'Imana. Please bring your Bibles to confirm that what we are sharing is from God's word. Nyabuna zana Bibiliya yawe nawe wigenzurire ko ibyo turi kuvuga byose ari ibiva muri iri jambo. Secondly, we will be focusing on God's love for each one of us. Icya kabiri ni uko tuzaba nanone tuvuga urukundo rw'Imana kuri twebwe. And I want you to know every evening that you are special and that God loves you. Ndagira ngo kandi nibutse uwari wese uranga yuko uri uw'agaciro gakomeye cyane mu maso y'Imana kandi gukunda. Thirdly, we will be looking at some of the prophecies in the Bible, Cya gatatu ni uko tuzarondora mu byanditswe tureba iby'ubuhanuzi, which will help us to understand the times that we are living in today. ari bwo buzadufasha kumenya iby'iyi minsi turimo uko ariyo ya nyuma. And I believe it will encourage our faith in Jesus. Ndibwira yuko ibyo ngibyo bizakomeza ukwizera kwanyu muri Yesu. Because God gave this to us to warn us how it will be at the end of time. Kuko Imana yaduhaye kumenya uko ibintu bizaba biteye mu minsi iheruka iyindi. One more thing I would like to say, I'm very glad that there are so many children here this evening. Kimwe mu byo ngomba kuvuga muri mugoroba, ndagira ngo mbashimire babwire ko nezerewe kubona ko hari abana benshi muri mugoroba. And thank you for being here and also for the pathfinders who made us feel comfortable. Kananashimire n'ababajiya bose batwakiriye kugira ngo twose twisange. To these children, I want you to remember that Jesus loves you. Bana rero ndagira ngo mbabwire nukuri Imana irabakunda cyane. And so some of these things might be new information to people. Hari ibi ngibi bibasha kuba bishya kuri bamwe ku bantu bamwe. And some of you might have heard it before. Nyamara abandi bazasanga baragiye babyumva mbere hose. And even if you have, you can still learn something. Nyamara nubwo waba warigeze kubyumva hari icyo uzongera gukuramo. Every time I prepare to present, I learn something new myself. Nanjye ubwanjye igihe cyose nongera nkabitegura nongera kugira ibindi bishya niga. This is the 32nd time that I'm presenting this information. Nibwira yuko ubu 32. ari inshuro ya 32 ngiye kwigisha ibi byigisho. And every time I learn more about God and how He loves me. Kandi buri gihe cyose mbitangiye niga mo uko Imana inkunda cyane. I have just returned 2 months ago from a presentation like this in Zambia. N'amezi make ashize nanone mfite amateraniro nk'aya muri Zambia. And since returning, 80,000 people have been baptized and given their heart to God. 80,000. Kandi ibihumbi 8 muri ayo materaniro nibyo byabatijwe muri ayo mavuna nari mfite. There were 1,500 campaigns all over the country. Hari amateraniro nk'ayo yarari kuba mu gihugu cyose ageze ku gihumbi. And the same is happening here and all over the ECD territory. Ibyo rero nibyo byongeye kuba hano muri division yanyu ya East Central Division. So pray that God would also have a big miracle for the people in Rwanda. Nyabuna mumfashe dusenge kugira ngo Imana ikore ibitangaza nanone na hano mu gihugu cy'u Rwanda. And also for the Gitarama church. By'umwihariko ndetse hano ku itorero rya Gitarama.
Have you ever wondered where the world is heading? Have you ever wondered where the world is going to? Mwarigeze kumva ibyo ubukwe, Especially after COVID-19, nyuma ya covid, by'umwihariko nyuma ya covid 19, which had an influence on everyone in the world. ariyo yagize ingaruka ku isi yose. And after that, we have the war in Ukraine and the war in Israel. Kandi nyuma yaho tukaba tumva iby'intambara muri Ukraine, muri Israel, which has had a big impact on the economies of the world. ari nabyo bifite ingaruka idasanzwe ku mutungo w'isi. People are struggling and suffering. Abantu baragowe. And so people wonder, where will this end? Naho rero abantu bakibaza bati ariko se ibi bintu mu by'ukuri bizasoza bite? I like telling stories, so let's start with the illustration. Noneho rero reka bitangirane n'iki cyitegererezo. A man was traveling on a train one day. No umuntu wariho agenda mu gari ya moshi umunsi umwe agibagiye uko bakita. And he was busy reading a book. Nuko rero anatangira no gusoma. But he was so involved in reading this book that he didn't realize that the man came to ask for his ticket for the train. Rero yari wasoma cyane anarangaye ku buryo atibutse yuko itike ye he didn't realize the man wanted his ticket that he had paid for the trip. Ko hari uwamubazaga niba ngo yerekane itike ye koko yishyuye iby'urwo rugendo. And so when he was asked for it, he started looking for it all over and he couldn't find it. Noneho ubwo yabibona ko bari kuyimubaza arayishakisha yishakira ahantu hose. He looked through his bags. He was looking all over for the ticket. Ashaka mu bikapu bye aho atekereza hose yayishize. The man who asked for the ticket said, "Don't worry, that's okay." Wa muntu wamubazaga itike w'umugenzuzi ati itonde rwose witonde ishake neza. I know that you are an honest man. I'm sure you have it. Ndakubona yuko uri umuntu wiyubashye, nta kuntu waba winjiye muri iyi gari ya moshi udafite itike. This man said, "But that is not my problem." Ariko noneho wa wundi aravuga ati icyo si cyo kibazo cyanjye. You don't understand. I have to find the ticket right now. Kuko itike byanga bikunda ngomba kuyibona. I need the ticket because I need to know where I am going. Ngomba kubona itike kuko niyo ndeberaho aho ndi kwerekera. This man was so busy that he had forgotten where he was going. Wa muntu yararangaye cyane ku buryo atongeye kwibuka aho yari ari kuja. Have we forgotten where this world is going to? Ni nk'uko natwe rero duhuze cyane muri iyi si tukaba tutazi iyi si iri kwerekera. And all over the world people are asking, where are we heading? Nuko rero nyamara abantu bose bo ku isi baribaza ngo amaherezo y'ibi azaba yahe. What is going to happen to the world? Mbese iyi si uko bizayigendekera kundi ni ukuhe? The future seemed very uncertain. Bisa naho bigaragarira buri wese yuko hazaza hadasobanutse. And like that man on the train, we are moving, but we have forgotten where we're going to. Nka wa muntu wari muri ya gari ya Mose turagenda ariko ntabwo tuzi aho turi kwerekera. But we do not need to worry any longer. Nyamara ntidukwiriye guhangayika cyane, gukomeza guhangayika. The Bible tells us about a dream that a king had 2,600 years ago. Itubwira amateka yose uko yagombaga gukurikirana kandi hashize imyaka irenga 2,600. And 2,600 years ago, King Nebuchadnezzar had this dream. Imyaka 2,600 ishize umwami Nebukadneza yarose inzozi. He was king of the most powerful kingdom on earth. Umwami w'igihugu gihangange gikomeye cyane. It was only the second year that he was king. Yari umwami mwaka wa kabiri ari ku ngoma. And one night he went to bed with anxious thoughts in his heart. Nuko rero rimwe aryamye ku buriri bwe ariko ahangayikishijwe nuko ibintu bizagenda. Like people today, he was also worried about the future in his time. Abantu nkuko natwe abantu benshi muri kino gihe bibaza ahazaza habo uko hazagenda
nawe niko byari bimugendekeye muri iryo joro. He wondered about his kingdom and how long it would Yibazaga last. cyane ku birebana n'ubwami bwe, yibaza niba iherezo ryabwo bizaba ibihe. And while he was thinking about these things, he finally fell asleep. Nuko rero ubwo yaribazaga ahangayikishijwe n'ibyo bintu, agatotsi karamufata. But when the king woke up, he was very discouraged. Ariko ubwo yakangukaga rwose yari yashitse intege. Because he knew that he had had a dream that night. Kuko yari azi yuko hari inzozi yagize. He knew that it was very important. Yari azi ko izo nzozi yagize kandi ari iz'agaciro. But he could not remember what the dream Nyamara afite was. ikibazo cy'uko adashobora kuzibuka. Now, in their time, dreams had important Mu meaning. gihe cye rero inzozi zari ikintu gikomeye cyane baha agaciro. They believed that it connected them to the supernatural world. Kuko bumvaga zibahuza n'imbaraga itagaragara. And this powerful king had a team of astrologers and sorcerers and magicians. Nuko rero yumvaga yakwiyambaza imbaraga z'abapfumu n'abashitsi n'abakonikoni. They claimed to be in contact with the spirit world. Kuko bari baramwijeje yuko bashyikirana n'izo mbaraga zitagaragara. And even though it was still early in the morning, he called them all. Nuko rero kare kare mu gitondo abatumaho. And he told these wise men that they must tell him what the dream was Izo about. nyabwenge rero arababwira ati nagize inzozi ariko mukwiriye kuzimbwira. Let us read in Daniel chapter 2 about this dream. Reka noneho tujye mu gusoma muri Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 3. So the king says to them, I have had a dream. Nuko rero umwami arababwira ati nagiye narose inzozi. And my spirit is anxious to know the dream. Kandi umutima wanjye urahangayitse kuko nshaka kumenya iby'izo nzozi. His wise men were shocked. Nuko rero b'abanyabwenge baratungurwa. They had no way to know what the king had dreamed. Kuko bari bafite ikibazo cy'uko badashobora kumenya izo nzozi umwami arose. And so they said, O king, live forever. Nuko umwami baramubwira ati umwami arakabaho iteka ryose. Tell your servants the dream. Tubwire izo nzozi warose. And we will give the interpretation. Nuko rero natwe turaguha rwose ubusobanuro bwazo. They asked the king for the content of the dream, but he could not remember it. Basabaga umwami ibyizo inzozo bwazo yarose ariko ntiyashobora kuzibuka. And he started to realize that they were false teachers. Nuko rero atangira kubona yuko burya barabigisha batari bo. Because they only spoke things which the king wanted to hear. Kubera yuko batashobora kuvuga ibyo umwami atibuka. So in order to determine if they really knew the future, he said the following. Kugira ngo rero bigaragara yuko bashobora kuvuga ibyahazaza. If you do not make known the dream to me, arababwira ati niba mudashobora kumbwira izo nzozi ubwazo narose and its interpretation, noneho ngo mumbwire n'ubusobanuro bwazo, then you shall be cut into pieces, nuko rero muzatemagurwa, and your houses shall be made an ash heap. ndetse n'amazu yanyu n'imiryango yanyu izakurwaho. However, if you tell the dream and its interpretation, ariko nimuramuka mumbwiye inzozi ubwazo mukamba n'ubusobanuro bwazo, you shall receive from me gifts, nuko rero muzahabwa ingororano, rewards, and great honor. muzahabwa ingororano ndetse n'icyubahiro. Therefore tell me the dream and its interpretation. mumbwire inzozi mumbwire n'uko zisobanura. After some time, the wise men confessed. Nuko rero nyuma y'igihe runaka biba ngombwa yuko bavugisha ukuri bazagirwa nyabwenge. There is no man on earth who can tell the king's matter. Bati rwose ku isi ntagira ukubeshya, nta muntu washobora gukora ibyo umwami ari gusaba. Therefore no king, lord, or ruler. Therefore no king or lord or ruler nta mwami cyangwa umunyamubasha cyangwa umuyobozi wari wose has ever asked such things wigeze asaba igisa n'icyo, of any magician or astrologer. asaba abapfumu cyangwa se abandi banyabwenge. There is no one who can tell the king kuko nta n'umwe wabasha kubwiza ukuri umwami except the gods whose dwelling is not with the flesh. cyokora kereka imana itabana n'abafite umubiri. For the first time in their life, they were telling the truth. mu bwa mbere mu buzima bwabo bavugishije ukuri, But they claimed
in contact with these gods. nyamara bavugaga yuko bafitanye umushyikirano wihariye n'imana zabo. And yet now they are seen to be false prophets. Ariko noneho uyu mwanya bagaragaje yuko ari abahanuzi b'ibinyoma. Because they cannot tell the king his dream. Kuko badashobora kubwira umwami inzozi ze. The king was so angry that he immediately commanded them to be put to death. Nuko rero umwami ararakara cyane ku buryo ako kanya yatanze itegeko yuko aba banyabwenge bicwa. Now during this time in the kingdom of Babylon, rero muri kiriya gihe cy'ubwami bwa Babuloni, there were 4 young Hebrew men. hari abasore 4 b'Abaheburayo. They had been so successful in their studies bari baragize intsinzi nziza mu masomo yabo that the king had included them amongst these wise men. ku buryo umwami yari yarabashyize mu mubare w'abandi banyabwenge bo mu bwami bwe. However, for some reason, the first time Daniel hears of this, ariko mu buryo butunguranye ku nshuro ya mbere Daniyeli ntiyarimo ahangaha muri aba, is when the king commands him to be put to death. igihe umwami yategekaga yuko abanyabwenge bicwa. But Daniel knew something that the other wise men did not. ariko Daniyeli we yari azi ikindi kirenze icyo abanyabwenge bari bashoboye The kumenya. other wise men had said that only the gods could reveal his dream. gusa abanyabwenge nabo bahamije yuko gusa Imana ariyo yashobora guhishura ibyo umwami asaba. And those gods did not live among humans. kandi ko iyo Mana yahishura ibyo itabana n'abantu bafite umubiri. But Daniel and his friends knew the God of the Bible. ariko Daniyeli na bagenzi be bari bazi iyo Mana ya Bibiliya. Amen. Amen. He knew that he lives among and communicates with his people. bari basobanuye yuko iyo Mana yo yicisha bugufi igashyikirana n'abantu. And so Daniel goes to the king and pleads for more time noneho rero Daniyeli asanga umwami aramwinginga before the king will carry out the execution. ko mbere yuko umwami yakwica abanyabwenge. And the king grants his request. noneho umwami nawe yemerera Daniyeli ibyo asaba. What a big responsibility now rests on Daniel. mbega inshingano ikomeye yari isigaye ku ntugu za Daniyeli. Not only his life and his 3 friends' life at stake, ntabwo ari uko ari ubuzima bwa Daniyeli n'ubwa bagenzi be byari mu kaga, but the lives of all the wise men of Babylon. nyamara n'ubuzima bw'abanyabwenge bandi bose bwari mu kaga. So as they returned to home, they started praying that God would noneho intervene. rero asubiye mu rugo na bagenzi be batangira gusenga. When we are faced with challenges and even death, igihe duhanganye n'ibitugoye ndetse n'urupfu bwarwo, we must go to God for the solution. dukwiriye gusanga Imana niho ibisubizo biba biri. And God hears and answers these prayers. kandi Imana rwose irasubiza. That very night, Daniel has a dream. muri iryo joro Daniyeli basenga babonye Imana yarasubije. The same dream that God had given the king. za nzozi neza Imana yari yahaye wa mwami. What an amazing answer to prayer. mbega ukuntu ari iby'agahozo kugira ngo imbaraga ziboneka mu masengesho. And what a wonderful opportunity to present to the king. mbega n'amahirwe bari bafite kugira ngo babibwire umwami. And to the entire kingdom, the true God. ndetse bagahishurira n'ubwami bwose n'ababugize iby'Imana nzima. So the next morning, the Bible says Daniel went to Arioch. nuko rero Bibiliya tubwira ngo mu gitondo basanga Ariyoki, whom the king had appointed to destroy the wise men of Babylon. wa wundi umwami yari yashinze kuza kuvanaho abanyabwenge bose. He went to them and said, arabasanga arababwira ati, do not destroy the wise men of Babylon. nyabuna ntukureho ntutsembe abanyabwenge bose b'i Babuloni. Take me before the king. ahubwo ungeze kuri ku mwami. And I will tell the king the interpretation. ndashobora kubwira umwami ubusobanuro bwa za nzozi. Daniel made it clear to the king Daniyeli abisobanurira umwami that he could not take credit for this interpretation. ko atari we ubwe washoboraga gusobanura iby'izi nzozi. For he starts his discussion with the king by saying, ahubwo yatangiranye n'umwami amuhamiriza ati, the secret which the king demanded
ibyo ayo mabanga umwami asaba. The wise men and astrologers and magicians, abo bapfumu n'abakonikoni n'abandi bose ntabwo bashobora ko babajijwe icyo kibazo. they cannot declare that to the king. ntabwo bashoboraga rwose kubisobanurira umwami. And I'm sure the king said, here's another false prophet. I'm sure the king said, here's another one of the false prophets. ati ndatekereza yuko umwami yavuze ati hariho undi muhanuzi. Because he's just admitted that they do not know. kubera yuko agiye gukoresha ubundi buryo nasanzwe menyereye. But then he says the following. ariko noneho Daniel ahita avuga atya. But there is a God in heaven mu ijuru hari Imana who reveals secrets. ari nayo ihishura ibishwe. And he has made known to King kandi Nebuchadnezzar niyo yamenyekanishije umwami ibishwe. what will be in the latter days. ari nabyo bizabaho mu yindi minsi iri imbere. Now I want us to stop at this for a moment. ndagira ngo rero aha muhagarare gatoya. That which was revealed to King Nebuchadnezzar and Daniel ibyahishuriwe umwami Nebukadinezari mu bihe no kuri Daniyeli almost 3,000 years ago. ariyo mu myaka irenga 2,600 ishize. He says it has to do with the latter days. ibyo byari ibyo mu minsi ya nyuma iheruka. We are living in the latter days. ariyo minsi twebwe turimo. That is why we are studying this prophecy in niyo the book mpamvu of rero Daniel. dufite inyungu yose yo kwiga ubuhanuzi bwa Daniyeli. Because it speaks to our time. kubera yuko ni ubuvuga igihe cyacu. Daniel was introducing the king to the one, nuko rero Daniyeli yari yajyanwe mu ibwami. the one and only God. Daniyeli amenyekanisha Imana ye aho ibwami. And he alone knows the future. kandi Imana ihishura n'ibihishwe by'ahazaza. In the book of Isaiah, God says the following about himself. mu gitabo cya Yesaya igice cya 46. For I am God, aravuga ngo ni njyewe Mana and there is no other. nta yindi Mana iriho. I am God, and there is none like me. ni njyewe Mana nta n'indi Mana ihwanye nanjye. Declaring the end from the beginning. nshobora kuvuga iherezo mu itangiriro. And from the ancient times, things that have not yet been done. ndetse no kuva mu bihe byahise nkavuga ibitari byaba. So from the ancient times, from the times of King Nebuchadnezzar, rero kuva muri ibyo bihe bya kera bya Nebukadineza, he has declared what would happen in the future. Imana yahishuye ibyagomba kuzabaho mu gihe kizaza. Daniel's God had been able to do what all the wise men could not. nuko rero Daniyeli yashoboye gukora ibyo abanyabwenge bandi batari bashoboye gukora. Not only does Daniel now tell the king the dream, kuko Daniyeli ntiyashoboraga gusa guhishura inzozi umwami yarose, but he even reveals to him ahubwo yanashoboye what his thoughts were before he fell asleep. Before he fell asleep, he tells the king what he was thinking. yabashe ahubwo no kubwira umwami ibyo yari ari gutekereza na mbere yo gusinzira. He says, as for you, O king, nuko aramubwira ati rero mwami mu gihe thoughts came to you while you were on your bed igihe ibitekerezo byawe watekerezaga cyane uryamye about what would come to pass after this. ndetse wibaza uko bizagenda ahazaza. And he who reveals secrets nuko rero wa wundi uhishura ibishwe has made known to you what will be in the latter days. yashatse kuguhishurira uko ibintu bizagenda. Again, a reference to us today in 2024. nanone ari nabyo bigomba kubaho muri kino gihe cyacu mu gihe cya 2024. And now he begins to explain the dream. nuko rero Daniel atangira gusobanura ibya za nzozi. He says, you, O king, were watching, nuko rero mubwira ati wowe mwami witegerezaga, and behold a great image. nuko rero igishushanyo gikomeye. And suddenly the king is listening, nuko rero umwami yariho ateze amatwi, because the dream starts to come back to him. kuko za nzozi noneho zabaye nk'izitangira kugaruka mu bwenge bwe. And he knows that he will also have the
into correct interpretation. nuko rero kuko yarahishura inzozi yarose yatangiye kwizera yuko n'ubusobanuro arahabwa ari ubw'ukuri. He says this great image whose splendor was excellent ati wabonye igishushanyo gikomeye cyari imbere yawe, stood before you, cyari imbere yawe, and its form was awesome. kandi icyo gishushanyo uko cyari giteye, The image's head was fine gold. umutwe wacyo wari izahabu, Its chest and arms were silver. igituza cyari ifeza, Its belly and thighs were bronze. ibibero byari imiringa, Its legs were iron, kandi amaguru yari ibyuma, and its feet were partly of iron and partly of ndetse clay. ibirenge n'amano byari ibyuma bivanze n'ibumba. Yes, that's my dream. ati yego 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 di. He's excited because he knows his truth is coming. yego yaranezerewe cyane kubera yuko ukuri noneho kwari kumushyizwe imbere. And so Daniel continues. nuko Daniyeli nawe arakomeza, You watched while a stone was cut out without hands, wakomeje kwitegereza rero kugeza ubwo igishushanyo which struck the image on the feet haje ibuye rikikubita kuri bya birenge of iron and clay, none kuri rigizwe n'ibumba, and broke them into pieces. noneho ikamenagurikamo ibice byinshi. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold. Sorry, I'll do it slower. Then the iron and the clay, nuko rero ya byuma n'ibumba, the bronze, the silver, and the gold ndetse na ya miringa na ya feza na ya zahabu, were all crushed together byose byamenagurikiye icyarimwe, and became like the chaff from the summer threshing floor. bihinduka nk'umurama utumurwa n'umuyaga, And the wind carried them away, umuyaga ubitumurira kure, so that there was no trace of them that was found. ku buryo nta na kimwe cyabasha kongera kuboneka. So this king worshipped idols. rero uyu mwami yobahaga cyangwa yaramyaga zahabu, And God speaks to the king by using idols. nuko rero Imana nayo yashatse kuvugana n'uyu mwami ikoresheje iyo zahabu. He uses something the king would understand. yakoresheje ibimenyetso wa mwami yashoboraga kumva. But seeing this idol that was destroyed must have been a shock to the king. ariko nanone kubera yuko zahabu na bya byuma byose byari byashenjaguwe, byagombaga rero kubera ikibazo umwami. But Daniel had even more to tell. ariko Daniyeli yaragifite byinshi byo kumubwira. And the stone that struck the image became a great mountain. nuko aramubwira ati rya buye ryaje rigakuraho igishushanyo ryahindutse umusozi munini, And it filled the whole earth. ndetse gihuzura isi yose. Imagine how amazed the king was nimwitekereze uko umwami yari ameze, as Daniel told him every detail of his dream. uko Daniyeli yagenda amubwira buri kantu kose akantu ku kandi. But what was the meaning of the dream? ariko se ubusobanuro bw'izi nzozi bwari ubuye? The interpretation is the next part of the story. ubusobanuro ni umugabane ukurikiraho w'iki gitekerezo. For the king's dream told the rise and fall of nations. kubera yuko iki gishushanyo cyabwiraga umwami uko ingoma zizima n'uko zizahanguka, Right up to our day today. kugeza uyu munsi duhagazemo. And that is why it is relevant to the end of time. niyo mpamvu ari icyigisho cy'ingenzi no kuri twebwe kugeza uyu munsi turimo. So looking straight at King Nebuchadnezzar, he said, nuko rero areba mu maso neza ya Nebukadinezari arakomeza aravuga, You, O king, are the head of gold. wowe mwami Nebukadinezari ni wowe wari umutwe. Yes, Babylon was the head, yego Babuloni yari umutwe, a nation represented by pure gold. kuko yari ubwami bugereranywa rwose n'izahabu. I'm sure the king smiled in satisfaction mushobora kubona umwami noneho akanyamuneza kaje ari kumwenyura as he heard that his kingdom was the head of gold. umutwe, kuko ari umutwe kandi akaba ari umutwe wa zahabu. Babylon was indeed a rich kingdom. yego Babuloni, ubundi ubwami bwa Babuloni bwari bukomeye cyane kandi bukize. And a beautiful way or symbol to describe it. rero iki cyari ikimenyetso rwose nyacyo cyo gushushanya ubwo bwami. Gold was used to decorate their buildings.
kubera yuko zahabu yakoreshwaga kugira ngo batake ibikuta by'ahantu. And Babylon was one of the ancient wonders of the world. Rero ubwami bw'Ababuloni bwari ubwami bwa kera koko bwarangwaga na zahabu. Now, had Daniel been a politician Iyo rero Danieli aza kuba umunyapolitike who was interested in having a better position in the wari kingdom, unejejwe gusa no kugira gukomerera mu mwanya we kandi ashaka kuwugumamo, he would have stopped the interpretation yagombye right kuba there ubusobanuro bwe yarabufungiye aho ngaho, while the king was still happy. aho hahandi nyine hanejeje umwami. But Daniel had a message from God for the king. Ariko rero Danieli yari afite ubutumwa akura ku Mana bwagenewe uwo mwami And for us today. kandi butugenewe natwe ubwacu. And so he continued. Nuko rero arakomeza, After you another shall arise, nuko rero nyuma yawe hazaza ubundi bwami inferior to yours. buzaba buciye ndetse buri inyuma y'ubwawe. The king's happy smile must have gone away very quickly. Ntekereza yuko kwa kumwenyura k'umwami n'ibyishimo byayoyotse ako kanya When he heard that there would be another kingdom ubwo yumvaga yuko hari ubundi bwami buzamusimbura, that would take over his kingdom. buzamusimbura. Then Babylon's proud king did not want anyone else to rule the world. Nebukadineza n'ubwami bwe ntabwo bwashaka ko hazagira ubundi buzigera bubaho bwo kumusimbura. In the ruins of Babylon today, mu bice bya Babuloni na n'uyu munsi, cyangwa se mu bisigazwa by'i Babuloni uyu munsi, which is in the modern country of Iraq, biri mu gihugu cya Iraq, archaeologists discover a tablet describing the king's intentions. hari icyavumbuwe cyanditseho amagambo yerekana icyari icyifuzo mu mutima w'umwami. He said, by the fortification of Babylon, aravuga ati kubwo gukomera kwa Babuloni I strengthened my name nakomeje izina ryanjye and my reign forever. ndetse n'ubwami bwanjye bw'iteka ryose. He did not want to hear of another kingdom that ntabwo would take his. yifuzaga yuko hazigera havugwa yuko hari ubundi bwami bwamusimbura, But God said that it would not reign forever. ariko Imana ihitimo ishuri iti ntabwo ari wowe uzabaho iteka ryose, Another kingdom would take his ahubwo ubundi place. bwami buzagusimbura. In fact, God had prophesied this 200 years before the kingdom fell. Imana yari yahishuye iryo banga mbere y'imyaka irenga magana abiri mbere y'uko ubwo bwami bwagomba He kumusimbura. prophesied exactly how it would fall. Nuko rero Imana ishura uko ibyo bintu bizakorwa bizagenda, And he even gave the name of the king ndetse itanga n'izina ry'umwami who would conquer Babylon. uzatera ingoma ya Babuloni akayivanaho. His name was Cyrus the Persian. Izina rye ni Kuro. And 150 years before his birth, he was named by Isaiah. Imyaka irenga 150 uwo iryo zina ryari ryaravuzwe na Yesaya. Isaiah 45 verse 1. Ni muri Yesaya 45 umurongo wa mbere. Thus says the Lord to his anointed. Ahavuga ngo nuko rero Imana izamusiga amavuta. To Cyrus, Kuro, whose right hand I have held, uwo ukuboko kwe kw'iburyo kuzayobora, to subdue nations before him. kugira ngo acogoze ingoma zose imbere ye, And to loose the armor of kings, kandi amukingurire n'imiryango, to open before him the double doors, amukingurire imiryango yose, so the gates would not be shut. So that the gates would not be shut. rero ntabwo amarembo azamufungirwa. So here he describes that Cyrus, ahangaha Imana yahishuraga yuko Kuro, called by name before his birth, uwavuzwe izina mbere cyane yo kubaho kwe, would conquer a kingdom azaza akigarura ingoma ya Babuloni, with doors that were not shut. kandi ko imiryango y'iyo ngoma itazamukingiranirwa. After Nebuchadnezzar was king, igihe Nebukadinezari yari umwami, nyuma y'uko yari umwami,
Nabonidus became the next king. nuko rero yakurikiwe n'uwitwa Nabonidus, And he left his son Belshazzar to rule over the kingdom. ndetse n'umwana we nawe amukurikira kugira ngo yime iyo ngoma ya Babuloni. He was absent for long periods of time. Yego igihe cyabaye kirekire. While he was busy ruling the kingdom, Cyrus the Persian came to the city. Ubwo rero yari ahuze niho Kuro yinjiye muri uwo murwa. They surrounded the city. Nuko barawuzenguruka barawugota. But the Babylonians were not worried. Ariko Babuloni yo ntacyo yari yitayeho, ni muri cya gihe cy'isimbwe ya Belushaza. In fact, they were busy drinking and partying. Bari bariho barangariye kunywa cyane mw'isindwe. And as they drank wine from the golden vessels of God, ndetse ubwo bari bagerageje no gusangirira inzoga zabo muri bya bikombe byavanywe i Yerusalemu, they praised the gods of Babylon. nuko bashimagiza kandi baramya imana z'i Babuloni, ibigirwamana. They had no idea that the prophecy of Daniel nta gitekerezo namba bari bafite cy'uko bw'ubuhanuzi bwari bwasohoye, and also of Isaiah was being fulfilled. ko ubuhanuzi bwa Yesaya nabwo bwari bwasohoye. Daniel 5 tells us about this incident. Daniel chapter 5. Ni muri Daniyeli igice cya 5 dusanga iby'ayo mateka. Cyrus could not break down the walls of this big city. Kuro ntabwo yashoboraga rwose gusenya inkuta zari zigose uyu murwa. They were too high and too thick. Bwa mbere byari birebire kandi bifite n'umubyimba munini. And so with his engineers he planned another way. Nuko rero abahanga be bari bateguye ubundi buryo. He would divert the river that ran through the city. Kuyobya umugezi winjiraga muri uwo murwa. And in one evening they diverted the river around the kandi city. umugoroba umwe gusa icyo gikorwa bari bakigezeho. While everyone was having a party. While the rest of the people. mu gihe cyose, mu gihe abandi bo muri Babuloni bari barangariye mu kirori. And they went through the dry riverbed. Noneho banyura ahandi umugezi wanyuraga. And found a way into the city. Noneho bashobora kwinjira muri wa murwa. Someone had left the giant doors open. Kandi hari umuryango munini cyane ukomeye bari bawusize nawe urangaye. And the Bible says that that evening he was killed. Nuko ndetse bivuga yuko muri iryo joro umwami yishwe. The Babylonian kingdom came to an end just as was prophesied. Nkuko byari byarahanuwe rero ubwami bwa Babuloni bwari bwageze ku iherezo. The next kingdom was the Medo-Persian Empire. Nuko rero ubwami bwakurikiyeho n'ubw'Abamedi n'Abaperesi. Represented by the arms and chest of silver. Bundi bwagereranywa n'igituza ndetse n'amaboko. And they ruled for 200 years. Nabo baza gutegeka isi imyaka 200. Because Babylon was so great and big. Kubera yuko Babuloni yari nini kandi ikomeye. Two different kingdoms had to align to fight in the Medes and the Persians. Bakomeje kurwana n'Abamedi n'Abaperesi. And that image has two arms representing the Medes and the Persians. Nuko rero niyo mpamvu ubu bwami bugereranywa n'Abamedi ndetse n'Abaperesi. But Daniel explained that even the next kingdom would be taken over by a third one. Ariko icyo Daniel yahishuye nuko n'ubwo bwami bwa kabiri nabwo atari bwo buzaramba iteka ryose, nabwo buzavanwaho. He says a third kingdom of bronze. Nuko rero yatangaza ati ubwami bwa gatatu bugereranywa n'imiringa would rule over all the earth. nabwo buzayobora isi yose. Was this prediction also fulfilled? Mbese ibyo nabyo byaje gusohora? Absolutely it Yego was. rwose byarasohoye. It was fulfilled by a brilliant young general Nabyo byaje gusohozwa n'umujenerali w'umuhanga called Alexander the Great. witwa Alexandre Mukuru. He was a Greek Yari umugiriki. and he defeated the Persian kingdom, Nuko rero yaje gutsinda bwa bwami bw'Abamedi n'Abaperesi, making Greece the third world empire.
Greece was the third world empire when he defeated it. yes ubwo bwami rero bw'abagiriki bwari ubwami bwa gatatu bugenda bwo kuyobora. It's interesting that most of the uniform and armor worn by the soldiers biratangaje ko kubona ari intwaro ari ndetse n'imyambaro y'abasirikari in Alexander's army mu gihe mu ngabo za Alexandre was made of bronze, byari bikozwe mu miringa, the third metal in the king's dream. ari byo bwa butare bwa gatatu muri za nzozi za Nebukadinezari. At a young age of only 25, ku myaka mikeya gusa ku myaka mikeya ya 24 Alexander the Great became the leader of the whole world. Alexandre ukomeye yari yashoboye kwigarurira isi yose. And the historians up to today write about how wonderful this empire was. Kugeza uyu munsi inyandiko zose zigaragaza uko ubwo bwami bwari bukomeye. There was no part of this world that had not been penetrated by his influence. Nta gice na kimwe cyo kuri iyi si kitinjijwemo n'ingaruka cyangwa se n'ibiva kuri ubwo bwami. Alexander died before his 33rd birthday. Alexandre yaje gupfa mbere yuko yizihiza umunsi w'amavuko y'imyaka 32. And after his death, his kingdom was split into 4 different kingdoms. Kandi nyuma yuko apfa ubwami bwe bwigabanijemo ubundi bwami bune, bwigabanijemo 4, who were run by 4 of his generals. bari bayobowe nanone n'abagaba b'ingabo 4. So far, the prophecy had been fulfilled 100% accurate. Kugeza kuri uyu munota ubuhanuzi bwose bwariho busohora 100%. But there was one more empire in the stream. Ariko nanone hari ubundi bwami bwagombaga kuza muri izi nzozi. The final kingdom. Ari nabwo bwami bwagombaga guheruka. And the Bible says the 4th kingdom shall be strong as iron. Nuko rero Bibiliya iravuga ngo ubwo bwami bwa 4 buzaba bukomeye cyane n'ibyuma. Indeed, iron was a good representation of the Roman Empire. Kandi koko ibyuma byari nyabyo kugira ngo bigaragaze buriya bwami bw'abaroma bwabayeho. For Rome would rule with an iron fist. Kuko Roma yayobozaga rwose icyuma. In a even bigger territory than all the previous kingdoms. Ndetse iyobora ahantu hanini cyane kurenga aho ubwami bwari bwarabanjirije. And for many centuries longer. Kandi mu binyejana byinshi nanone kuruta abandi. During Rome's rule, 2 important events took place. Hari ibintu bibiri byabaye mu gihe cyo kuyobora kw'ingoma y'Abaroma. First of all, Jesus was born in Bethlehem. Icyambere nuko Yesu yavukiye i Betelehemu. It was a Roman tax decree or law. Ni mu gihe ingoma ya Roma yari yatanze itegeko ryo kwibaruza. That took his parents to the city of David. Ari nabyo byatumye ababyeyi bimuka bafata urugendo bagiye Yerusalemu. Where he was born as the prophecies aho foretold. yaje kuvukira nk'uko ubuhanuzi bwari bwarabihanuye. The second important thing, Jesus was crucified. Icya kabiri cyabaye mu gihe cy'ingoma y'Abaroma ni ukubambwa kwa Yesu. Under Roman authority on a Roman cross. Kandi mu gihe cy'ingoma y'Abaroma niho yabambwe ku musaraba. A Roman governor allowed him to be condemned. Nuko ingoma y'Abaroma niyo yatumye acibwa urwo rubanza. And Roman soldiers nailed him to the cross. Kandi abasirikare b'Abaroma nibo bamubambye ku musaraba. And although this was a very powerful kingdom, nubwo bwari ubwami bukomeye cyane, at the height of its power, the crucifixion took place. mu gihe hagati muri ubwo bwami mu gukomera k'ubwami niho Kristo umusaraba niho wabayeho. No power in heaven or on earth could keep Jesus in the grave. Nta butware bwabo bwo mu ijuru bwabo bwo hasi kuzimu bwashoboraga guheza Yesu mu gituro. Amen. Amena. No kingdom big or small could keep him in the Nta grave. bwami n'ubunyabushobozi bwashobora guheza Yesu mu gituro. Because he was not an ordinary man. Kubera yuko atari umuntu usanzwe. He was the creator God of the universe. Umuremyi w'ijuru n'isi. The one who knew the future. Wa wundi uyishura ibishe uzahazaza twateye. And revealed it to the king and Daniel. Kandi niwe wari warahishuriye umwami Nebukadinezari na Danieli. Though Rome was very powerful,
nubwo rero ingoma ya Roma yari ikomeye cyane, Jesus was not forced on the cross. Yesu He was not forced on the cross. He went willingly. ntabwo Yesu yajyanwe ku musaraba kubw'imbaraga zabo, ahubwo yawugiyeho kubw'ubwende bwe n'ubushake bwe. He allowed himself to be sacrificed so we can be saved. Niwe wenyine wemeye kwitanga ku musaraba kugira ngo twebwe tubashe kubona agakiza. This character is the opposite of the character of the enemy. Mukuri ni ibitandukanye cyane bihabanye n'ibijyanye n'umwanzi. And while on the cross he said, Father, forgive them. Kandi igihe ari ku musaraba niho yavugiye amagambo ngo Data ubababarire, For they know not what they kubera do. yuko batazi icyo bakora. While they could kill him, mu gihe bariho bamwica, they could not spoil his perfect character. ntabwo bashoboraga kubona gukiranuka kwe uko kungana. Yes, even while dying, he was thinking of other people. Nubwo yariho apfira ku musaraba, ariko we icyari kimuhangayikishije n'abandi Rather than of himself. Ntabwo rero ntabwo we ubwami bwe bushingiye ku kwirebaho kunariye. This is the character of love. Iyo ni ikiranga urukundo nyarwo. That is the character of God. Icyo ni ikiranga urukundo nyarwo. After Rome, the pattern of the prophecy changed. Nyuma rero yuko ubuhanuzi icyo buvuga ku Baroma kigeze, They are not replaced by a single world empire. ntabwo noneho bo bongeye gusimburwa n'ubundi bwami nanone bwihariye. Daniel explains the following. Ahubwo Daniyeli yari yabisobanuye muri aya magambo. Whereas you saw the feet and toes, nk'uko wabonye ibirenge by'amano, partly of potter's clay and partly of iron, by'ibyuma bivanze n'ibumba, the kingdom will be divided. nuko rero ubwo bwami buzabusimbura bwo buzigabanya, ubwami buzigabanya. The people will mingle with the seed of men. Abantu bazivanga, bazagerageza kwivanga, and will not remain united ariko ni hahandi ntabwo bazigera bunga ubumwe. any more than iron mixes with clay. Nta na rimwe wavanga ibyuma n'ibumba ngo bifatane. For those of you who are builders, those people who are builders who have built before, Kuri mwewe, kuri builders who have built homes, who have seen people building homes, kuri mwebwe mubona amazu, you can build with clay, mubasha guhomesha icyondo, you can build with iron, mushobora gukoresha ibyuma, but they don't remain strong if they are mixed. ariko uko mwabivanga kose ntabwo bishobora gufatana, Because of corruption and moral decay, kubera ruswa. Rome lost its influence Ingoma ya Roma yataye agaciro, and became an easy prey for people to attack it. nuko rero biza korohera abandi bose kwigabaho ibitero, And these evasions divided the empire. kandi abayigabyeho ibitero byatumye yigabagabanyamo imigabane itandukanye, Forming the basis of most nations on earth today. ari nabyo byavuyemo ingoma zitandukanye zuzuye hano ku isi. The Bible says, as you saw iron mixed with ceramic clay, Bibiliya iravuga ngo nk'uko wabonye ibyuma bivanze n'ibumba, they will mingle with the seeds of men. nabo bazagerageza kwihuza, They will try to become united, bazagerageza kwihuza kugira ngo babe umwe, but they will not adhere one to another. ariko ni hahandi ntabwo bizigera bikunda. Just as iron does not mix with clay. Nk'uko ibyuma utabivanga n'ibumba ngo In bikunde. other words, people will try through intermarriage Mu yandi magambo, abantu bazagerageza kwihuza bakuriye bayashingiye ku gushyingirana, to keep nations united. kugira ngo batume ibihugu bihinduka kimwe, bumvikana.
And it happened throughout all the ages. kandi byagiye bibaho koko uko imyaka yagiye isimburana. And in spite of the humans trying to do this, ariko nubwo abantu babigerageje bate, people were fighting with each other ever since. ariko abantu bakomeje guhangana hagati yabo. God said that the nations will remain divided. Imana yari yabwiye yuko abantu bazakomeza kuryana hagati yabo, and therefore it cannot be otherwise. kandi ko batazigera bahinduka umwe. And even today there are calls for people to unite governments of the world. Na n'uyu munsi za leta zose zirabigerageza kugira ngo bihuze. And while I support that for the sake of peace and prosperity, kandi nubwo nanjye nshyigikiye yuko ibihugu byose byarwanira kugira ubumwe bushyitse, the Bible says that it would not happen. ariko Bibiliya ihanura rwose yuko bitazigera bikunda. Many of the leaders who tried to unite the world yego abayobozi benshi bazagerageza inama zo kwihuza, failed through miraculous intervention from God. ariko they failed because God intervened. ariko ntibizigera bikunda kuko binyuranije n'icyo Imana yavuze. Those words, they would not adhere one to another. Ntabwo amagambo yabo bazabwiranya ukuri. Is still true today. kandi nibyo biriho uyu munsi. If the prophecy could be proven false, iyaba ubuhanuzi bwabasha kugaragazwa yuko ibyavuzwe atari byo, it would call into question the entire Bible. rero ibyo byari kuba gutuma dushidikanya kuri Bibiliya. But those words, they will not adhere one to another. ariko ayo magambo ngo ntibazashobora kumvikana, ntibazashobora guhuza. Have been a witness to leaders throughout all the years. ayo yabaye ubuhamya buhagije ku bayobozi bose babigerageza, That God's word never fails. ko ijambo ry'Imana nta na rimwe ridatsindwa. Back to our story in Daniel chapter 2. rero aho ibyo nibyo tubona muri Daniel igice cya 2. King must have been astonished by these wonderful predictions. mushobora kubona uko umwami yatewe akaga agapanika kubera aya magambo. Through his dream, God had foretold the rise and fall of ancient nations. kubera uko Imana yamweretse uko ubwami buzagenda buhangurana. Some were strong and some were weak. kandi n'ubundi buzaba bukomeye ubundi bworoheje. All were divided. kandi no kugeza ubwo bwose bugabanije. But what would happen next? ariko se ni iki cyagomba kuzakurikiraho? So now Daniel brings the king to the climax of the dream. noneho Daniyeli ajyana umwami ku ipfundo nyaryo rya bwa buhanuzi rya za nzozi. He says, in the days of aramubwira ati ku ngoma z'abo bami, these kings who are trying unsuccessfully to abo bami unite, bazaba bagerageza uko bashoboye kose kwihuza, the God of heaven Imana yo mu ijuru will set up a kingdom which will never be destroyed. izahanga ubwayo ubwami. Amen. Amen. And it shall break in pieces. kandi iyo ubwo bwami Imana izamenagura izo ngoma zose, And consume all these kingdoms. kandi ubwo bwami bwose izabuvanaho, And it shall stand forever. kandi izabuzavaho iteka ryose, yimika ubwayo bw'iteka ryose. I am looking forward to that kingdom. Amen. ndifuza kubona ubwo bwami, sibyo yemwe? He says, inasmuch you saw that the stone, he says, as you saw that stone, aramubwira ati nk'uko wabonye rya buye which was cut out of the mountain without hand, nk'uko ryavaga ku musozi hejuru rikaza rimenagura icya gishushanyo, and broke into pieces rikamenagura cya gishushanyo, the iron, the bronze, the clay, ari ibumba, ari ibyuma, the silver and the gold, ndetse na zahabu, ndetse n'imiringa, the great God has made known Imana ikomeye yamenyekanishije what will come to pass after this. ibizaba ku iherezo ry'ibyo byose. The dream is certain, nuko rero inzozi ni iz'ukuri, and its interpretation is sure. ndetse n'ubusobanuro bwazo ni ubw'ukuri. The next great event in history nuko rero ikintu gikomeye
mu mateka will be the second coming of Christ. kizaba ari ukugaruka kwa Yesu, That rock coming down to destroy earthly nations. aho ubwami bw'Imana buzaza kuhangura ubundi bwose bwo ku isi, To establish His kingdom. kugira ngo Imana yimike ingoma yayo. His kingdom will not be founded by the hands of men, kandi ingoma yayo ntabwo izashyirwaho n'intoki z'abantu, but by the mighty hand of God. ahubwo n'ukuboko gukomeye kwisumba byose. His kingdom will fill the whole world kandi ubwami bw'Imana buzahangura ubundi bwose, and will last forever. kandi buzabaho iteka ryose. And then this prophecy will be fulfilled in Revelation. nuko rero ubwo buhanuzi kandi buzaba busohoye mu byahishuwe. The kingdoms of this world ubwami bw'isi, that is Babylon and Medo-Persia, ubwo ni bwa bundi bwa Babuloni, Abamedi n'Abaperesi, Greece and Rome, ubw'Abagiriki n'ubw'Abaroma, even the divided kingdoms ndetse today. na bwa bundi bwose bw'akajagari ku isi bwigabanije. Those kingdoms have become the kingdoms of our Lord. ubwo bwami bwose buzahanguka hanyuma buhangurwe n'ubw'Imana, And He shall reign forever and ever. nuko rero azaba ku ngoma iteka ryose. Amen. Amen. When Daniel finished telling the king this dream ubwo Daniel yarangiza kubwira umwami iby'isi nzozi and the interpretation as we ndetse shared it now, n'ubusobanuro bujyanye nazo, the king bowed down before Daniel. nuko rero umwami yikubita imbere ya Daniyeli, And he said, truly your God is the God of gods, nuko aramubwira ati rwose Imana yawe niyo Mana nyamana, the Lord of kings, niyo n'umwami w'ingoma, and the revealer of secrets. kandi niwe ihishura ibihishwe. There is no other conclusion the king could have made. nta bundi busobanuro, nta bundi mwanzuro umwami yashoboraga gushyiraho. Daniel's God is the only true God, Imana ya Daniyeli niyo Mana nyamana, the only one who knows the future. Imana yonyine imenya And iby'ahazaza. I want Daniel's God to be my God. kandi akwifuza yuko Imana ya Daniyeli yaba Imana yanjye. Don't you want that this evening? mbese nawe ntabwo aricyo cyaba icyifuzo cyawe muri uyu mugoroba? Perhaps like Daniel, you are concerned about the future. ahari kimwe na Daniyeli nawe Nebukadineza uhangayikishwe n'ahazaza. This dream is for you. izi nzozi rero ni izawe. But we are at the end of the dream now. ariko mureba yuko turi ku iherezo rya zino nzozi. If we could illustrate it using that same image, niba tubasha kubireba neza muri iriya shusho, we are now in the toes of the image. mu yandi magambo turi ku iherezo rya kiriya gishushanyo, The tips of the toes. hariya ku mano, hariya ku nzara ndetse z'amano, Just before God comes to put up His kingdom. mbere gato yuko aho tugeze ni mbere gato yuko Imana iza guhanga ubwami bwayo. The journey is almost over. ariko urugendo ntirurarangira. The dream of Daniel chapter 2 nuko rero inzozi za Daniyeli muri Daniyeli igice cya kabiri tells us we do not worry about the future. zituhishurira yuko tudakwiye guhangayikishwa n'ahazaza. The suffering and death which has come into this world imibabaro ndetse n'agahinda biri muri iyi si is going to pass away soon. bidatinze bigiye kugera ku iherezo. God is going to come back and make everything right. Imana igiye kugarura ingoma yayo ishyira iherezo kuri byose, And everything about God's kingdom will be in harmony kandi buri cyose cyo mu ngoma y'Imana kizaba kiboneye. with God's character of love. mbega umuco nyawo w'urukundo rw'Imana. The good news is that the God who is there to establish the kingdom amakuru meza, inkuru nziza nuko Imana igiye guhanga ingoma yayo, is inviting all of you this evening kandi to be mbere part. y'uko ihanga iyo ngoma iraturarika twese. He's inviting the young children. irahamagarira abana bakiri batoya, He's inviting the men and women. irahamagarira abagore n'abagabo, He's inviting you visitors this evening. arahamagara mwebwe nk'abashyitsi, And He says, come. ikavuga ngo ngwino, Come. igahamagara ngwino, You blessed of my Father. ngwino uzahabwa umugisha na data. Inherit the kingdom prepared for you. ubwami bwo mu ijuru ni wowe bwateguriwe. But how can you know that you will be there?
kubera ndibwira yuko uzaba uhari. I want you to leave here this evening with a certainty that you Ndifuza can be yuko there. uva muri aya materaniro muri uyu mugoroba ufite ibyiringiro byo kuzaba mu ngoma y'Imana. Because I think of the thief on the cross kubera yuko ndatekereza yuko wa wundi wabambwe ku musaraba, who said, Lord, remember me when you come in your kingdom. wa wundi wavuze ngo data uzanyibuka ubwo uzaza mu bwami bwawe. And on that very day, kandi uwo munsi nyirizina God gave him the assurance agahabwa n'Imana amasezerano y'agahozo that he would be in his kingdom. yuko azaba muri ubwo bwami bwayo. You can have that same assurance. nawe rero wahabwa iyo sezerano ryahinduka. Do you want that assurance? mbese urashaka ibyo byiringiro ko bibi byawe? Do you want a heart full of hope? urashaka ko umutima wawe umwegurirwa? Do you want to get rid of all the worry in your life? mbese urashaka ko imihangayiko yawe yose Yesu Do ayikwikorera? you want your life to be in the hands of God, niba ushaka yuko ubuzima bwawe buba mu biganza bye, who knows and controls the future? wa wundi uzi kandi ugenzura ahazaza, He's calling you this evening, niwe uguhamagara, inviting you to be part of His aguhamagara muri kingdom. uyu mugoroba kugira ngo ube umwe wo muragwa w'ubwo bwami. And I invite you to respond to this call nuko rero ndagira ngo nguhamagarire kwakira iri rarika by saying, yes, Lord, I will completely trust in you. uvuga uti ni ukuri mwami nanjye nzakwiringira Be my personal Savior this evening. kandi uri umwami w'ubugingo bwanjye. By your grace, give me the assurance of salvation. kandi kubw'impuhwe zawe n'ubuntu bwawe urahinduka umwami w'ubugingo bwanjye. If that is your desire this evening, niba rero ari icyifuzo cyawe muri uyu mugoroba, I want you to stand as we close in ndagira prayer. ngo mu gihe dusoza amateraniro yacu uhagurukire ku birenge byawe. Let us stand together. reka niba ari icyifuzo cyawe uhaguruke. Our Father which art in heaven, data uri mu ijuru, we thank you, Lord, for this beautiful prophecy. turagushimira cyane ku bw'ubu buhanuzi. We thank you, Lord, that you foretold the future turagushimira cyane yuko ari wowe uzi kandi ugenzura ahazaza, and that everything was accurately fulfilled. kubera kugeza ubwo ikintu cyose cyavuzwe cyasohoye nk'uko And cyavuzwe. because of that, we can look to the future. kandi kubera yuko icyo hanuwe cyose cyasohoye, natwe tubasha kwizera ahazaza With peace in our hearts, dufite amahoro mu mitima yacu, knowing that you are in control. tuzi neza ko ari wowe ugenzura byose. And so I pray the peace that passeth all understanding rero ndasabira amahoro n'umugisha kuri buri wese wumvise, in the hearts and the homes of these who are here this evening. kugira ngo mu mitima no mu ntekerezo z'uwo ari we wese uri muri aya materaniro muri mugoroba, I pray for the assurance of salvation, ndasabira buri wese kugira ngo agire ibyiringiro by'agakiza, and that we will leave this place with hope in our heart. kugira ngo ubwo buri wese ava aha ngaha ahavane ibyiringiro mu mutima we. And I pray this all in Jesus' name. kandi ibyo byose ndabisaba mu izina rya Yesu. And let the whole church say, reka iteraniro ryose rivuge ngo Amen and Amen.